Yesu ashimwe cyane ndabashuhuje ku mazina nitwa Mama Dorine, ikindi kandi ndakijijwe nkaba narakirijwe mu itorero rya ADPR. Ndashima Imana yongeye kungirira icyizere, ikaba yongeye kuntuma ku bantu bayo. Imana yangendereye irambwira ngo mbwire abantu bayo yiremeye mu ishusho ryayo, ngo babwire ngo birinde umusemburo w'abafarisayo n'abasadukayo. Tubanze dusenga Imana. Ndagushimye Mana, ndagushimye ko wantoranije mu magana y'abanyabyaha, ukangira inshuti yawe, ukanyizera, ukangirira icyizere, kugira ngo nanjye muri iki gihe kigoye, muri iki gihe cy'ubukame, muri iki gihe itorero ryawe riruhijwe, nanjye mbe nabumbura umunwa ngo mvuge. Kandi si njyewe, ni wowe Mana, uko ndi umunyantege nke, ariko ni wowe mbaraga zanjye. Ndakwinginze rero kugira ngo ari wowe wisobanurire ijambo ryawe n'iryawe, uribwire buri wese umwe umwe kandi amenye asobanukirwe n'icyo umushakaho. Urakoze Mwuka Wera, Mwuka w'Imana, mwigisha wacu mukuru, ngwino twese utwigishe. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu, umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwacu. Amen. Noneho njyewe ijwi ryanjemo nari ndyamye, numva ijwi rirambwiye ngo ninsome muri Matayo ibice 16 umurongo wa 6. Ntabwo narinzi ibintu bihanditse, ariko nabyutse ndambura Bibiliya ndasoma, nsanga muri Matayo ibice 16 umurongo wa 6 haravuga ngo mwirinde umusemburo w'abafarisayo n'abasadukaya. Ni Yesu wabibwiraga abigishwa be, nubwo batabanje gusobanukirwa bakagira ngo n'iby'imitsima babwiye, ariko Yesu arababwira ati ntabwo ari iby'imitsima ari kubabwira, ahubwo ndi kubabwira ngo mwirinde inyigisho z'abafarisayo n'abasadukayo. Niyo misemburo yavugaga rero. Imana iduhana umugisha hamwe bene data. Namwe Imana yambwiye ngo ijambo aba ari ryo mbazanira muri iki gihe. Abafarisayo bari abantu b'imbere mu by'Imana, bazi ko bakurikiza amategeko ya Mose, bazi ko ari abantu nyine bagendera mu by'Imana cyane b'imbere. Abasadukayo nabo niko bari bameze. Abasadukayo bakanirata yuko ngo abatambyi ariho baturukaga muri ubwo bwoko bwabo bw'abasadukayo. Mbese bose bari bafite ibintu birata, bari bahuje ibintu byinshi cyane, ko bose bagenderaga mu mategeko ya Mose, ariko bakagira n'ibintu batandukaniraho, bagiraga imyizerere batandukanye. Ibyo rero ntabwo nibyo nje gutindaho, gusa icyo nshaka kubabwira nuko aba bafarisayo n'aba basadukayo nta mwuka w'Imana bari barigeze bagira ubahishurira ko Yesu ari we Mesaya bari bategereje. Ntabyo bahishuriwe, ntabyo bigeze bamenya, bari bakizi yuko bagitegereje Mesaya. Niyo mpamvu barenganije Yesu, barinda no kumubambisha. Byari mu mugambi w'Imana, ariko hagombaga kuba bishyira mu bikorwa. Aba bafarisayo n'abasadukayo rero, aba banyamategeko, aba batambyi bakuru n'abanditsi, nibo babambishije Yesu, kubera ko ntibigeze basobanukirwa ko ari we Mesiya. Iyo baza kubisobanukirwa ntabwo bari kumubambisha, ariko baramubambishije, baramwicisha, kubera ko batari bafite ihishurirwa. Imana iduha umugisha, Imana idufashe bene data. Muri iyi minsi turimo rero, abafarisayo barahari benshi, abasadukayo barahari benshi. Ni bamwe mu bakuru b'amatorero, abapasiteri, abaprofete, ababishopu, abakanoni, amatitire ni menshi cyane agiye ariho. Uko bagenda bayarutana mu ntambwe ntabwo bisobanukiwe cyane, ariko ari amatayitoro, ari amatitire bafite y'ibyubahiro n'imyanya bagiye bafite mu nsengero barimo, barahari. Baravuze ibintu byinshi, barimo baravuga cyane, baracyavuga ku binyamakuru hirya no hino, barimo baravuga cyane. N'abahanuzi baravuze, yewe abantu baravuze cyane, ni ukuri pe, baravuze. Ariko icyo ijambo nkuzaniye ni iri ngiri rivuga ngo ese uramenya umufarisayo ni uwuhe? Ese uramenya utari umufarisayo ni uwuhe? Aha ni ku bwenge buri. Ijambo nahise nibuka ni ijambo Imana igeze kutubwira hashize imyaka itari mikeya. Imana yatubwiye ngo twivomere amazi azaba ahagije mu gihe cyo kugotwa. Ijambo turisanga muri Nahumu ibice 3 umurongo wa 14, ngo twivomere amazi azaba ahagije mu gihe cyo kugotwa. Igihe ni iki twakigezemo rero. Iki ni igihe cyo kugotwa. Ushobora nawe iryo jambo ko wararyumvise, cyangwa ushobora no kutararyumvise, ariko si ngombwa. Wari usanzwe uvoma, urabizi ko umukristo agomba guhora yibitseho amazi, agomba guhora yuzuye umwuka wera, agomba guhora ari mu ijambo ry'Imana. Ibyo wari usanzwe ubizi, natwe twari twarabibwiwe, tukomeza kugenda tubizirikana. Igihe cyo kugotwa cyatugezeho bene data. Itorero ry'Imana riragoswe, abantu b'Imana baragoswe pe cyane, ndetse
twageze mu gihe cyo kugotwa, kandi igihe cyo kuvoma ntikirarangira. Nyabuneka Imana yacu ni nziza. Igihe cyo kuvoma cyo ntabwo kirarangira. Gusa niba utangiye kuvoma ubu ngubu, ugomba gushyiramo umwete mwinshi, ugomba kuvoma cyane, ndetse ugashyiramo umwete, ndetse rwose bikakuba ku mutima, ukumva ko aricyo kintu cyawe. Ugasoma ijambo ry'Imana, ugasenga cyane, ukahamagara Imana, ukayitabaza, ukayisobanuza, kuko Imana ishaka kubwira umuntu uwo ari we wese uyegereye adafite umutima w'uburyarya, umutima ucishije bugufiya, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo abashakana umwete bose bazambona. Igihe cyo kugotwa rero ni iki ngiki turimo, kubera ko nimba ushaka kubona impuguro ukazihabwa muri bariya bakuru b'amatorero turi kubona kuri za YouTube, bizakugora, ntabwo uzajya mu bushake bw'Imana, bizakurushya. Niba utabasha kubaza Imana ngo utuze ushyire umutima hamwe, hari igihe uzagenda ugasanga bagiye mu nzira zitari zo. Simbabwiye ngo ngiye ibyo ndi kuvuga nibyo biri byo, ahubwo icyo nshaka kubabwira, nawe genda wigire ku isoko, nawe genda wigire ku isoko usobanukirwe, kuko igihe turimo ni igihe cyo kugotwa, kandi abafarisayo n'abasadukayo ni benshi, nibo bafite ijambo ryo hejuru, nibo barimo bavuga bikumvikana. Yewe bantu b'Imana, bantu bashaka ubugingo, ndababwiye ngo ijambo ry'Imana ryambwiye ngo mwirinde umusemburo w'abafarisayo n'abasadukaya. Ijambo ry'Imana ryambwiye ngo nimbabwire ngo nimwirinde inyigisho z'abafarisayo n'abasadukayo. Nubwo butumwa nari nkuzaniye, wowe uramenya utese uriya mushumba nkuriye uri kumbwira inama, yaba nawe ari mu bafarisayo? Ese uriya mushumba nkuriye yaba nawe ari mu basadukayo? Ese ziriya nama uriya muntu arimo atanga zaba ari iz'abafarisayo cyangwa abasadukayo? Nawe niho ubwenge buri rero. Nawe ntugapfe gukurikira inama gusa, ahubwo genda ku isoko, niwe Yesu Kristo, umurengezi w'ubugingo bwacu. Umenye, usobanukirwe, mutazavaho bene data mukurikira inyigisho z'abafarisayo n'abasadukaya zikabayobya. Iyi nyigisho z'abafarisayo n'abasadukaya zikabayobya, kuko nicyo gihe tugezemo. Kandi abafarisayo n'abasadukaya baradutse, barahari, n'abatari bo babaye bo noneho, kubera iminsi ikomeye tugezemo, iminsi y'imperuka turimo. Abantu bagiye bahindura impu, abantu bagiye bahindura amasura. Ewe Mana we, simbizi, ni ukuri biragoye. Ijambo njye nari nkuzaniye ni iryo ngiryo. Imana iduhana umugisha hamwe, kandi tugire ubwenge n'amakenga. Amen, amen. Murakoze abumvise iri jambo, Imana ibaha umugisha. Dusenga Imana. Mana Data, ndagushimye ko nshoboje kuvuga iri jambo. Ntacyo nshoboye, wowe urashoboye. Ntacyo nakora ngo mbiteremwe abantu, ariko wowe wabikora, bakumva kandi bagasobanukirwa. Mwami, gendera buri wese umwe muri iyi minsi ikomeye, muri iyi minsi y'ubukame, muri iyi minsi inyigisho zabaye nyinshi. Ugendera ubwoko bwawe, ugendera abantu bawe, ugendera itorero ryawe, ubigishe kandi ubasobanurire. Yesu, urakoze kubyumvise. Nanjye ndagushimye ko ngiye kubumbura umunwa wanjye ngo nongere mvuge, bisenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwawe.